Turagushimiye wowe ufata umwanya wawe ugakurikirana ibi biganiro, kandi turasabira umugisha wowe wafashe umwanya ugakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana bihoraho, ubone notification y'ibiganiro byacu bikoroheye. Mana iguhe umugisha kandi turagukunda. Uyu ni Nobo rero, uyu munsi tuje kuganira cyangwa se kurebera hamwe ibikorwa 11 bishobora gutera umuntu icyangiro cyangwa se kwangwa n'abantu. Wowe wari utaragira amahirwe cyangwa se wari utarakora subscribe, hasi aho ngaho hariho akabuto ka subscribe, kandaho usubscribing hanyuma tujye tubana buri gihe kandi bikoroheye. Ikaze no mu biganiro byacu n'aha mu kanya. Ibintu 11 bishobora kugutandukanya n'abantu. Ikintu cya mbere tugiye kurebera hamwe ni ikintu cyitwa kwishyira hejuru no kwishongora ku bantu cyangwa se kuri abo bantu ubana nabo. Iteka umuntu usuzugura abandi, akumva ko ibyiza ari we gusa bikwiriye, agasuzugura ibitekerezo by'abandi, ugasanga ntaha agaciro ababyeyi, abana, abo babana cyangwa se bakorana n'abandi nk'abo bose. Ibyo bintu ntabwo bishobora kumutera gukundwa nabo. Kandi mwibuke ko umunyarwanda we yabyitegereje akavuga ngo akebo kagiya iwamugarura, kandi nakebo ngo wageremo abandi nawe niko uzagererwamo. Ni byiza ko niba ushaka gukundwa no kubahwa, ari byiza gushyira abandi imbere no kwishongora ukabireka. Rero mu gihe ushaka kwangwa rwose, iki kintu cyabigufashamo cyane. Kwishyira hejuru no kubishongoraho bizabigufashamo rwose byihuse. Ikintu cya kabiri ni cyitwa gutenguha cyangwa se umuntu utenguha abandi. Uyu muntu ni mubi cyane ku kijyanye n'imibanire myiza n'abandi. Ugasanga umuntu yapanze gahunda n'uburyo ibintu biza gukorwa n'abandi, ariko ku munota wa nyuma cyangwa se ku gihe runaka akabivamo ntanasobanure cyangwa se ntabwira abo bantu bari bafitanye gahunda. Urugero, ugasanga umuntu arafitanye n'undi gahunda y'ahantu bagomba guhurira bakaganira, mugenzi we akajyayo akicarayo akamurindira, azi ngo mugenzi we araza, yarindira undi agasanga yabivuyemo ntanamubwire ngo ari n'abakuraho telefone. Bene ibyo bintu biguteranya n'inshuti yawe. Niba nawe ushaka kutabana na bagenzi bawe neza, iyi ngingo yo gutenguha bagenzi bawe yabigufashamo. Ikintu cya gatatu ni ikintu cyitwa kutavuga ikibazo ufite, ariko muri wowe ukiyumvamo ko bakwiriye kukimenya utakivuze. Iri ni ikosa rijya riba ku bantu bamwe na bamwe kandi ribi cyane. Ugasanga nk'umuntu yarakaye cyangwa se ari kugaragaza imyitwarire yo kutanezerwa muri abo bantu ari kubana nabo, ariko bamubaza wabaye iki, niki cyabaye, agakomeza kubatura umujinya n'ibibazo afite, ariko atabasobanurira ikibazo afite. Kubatura ibibazo ndi kuvuga arabarakariye gusa, ariko ntabasobanurire icyabaye. Ibi bintu bitera icyangiro muri rubanda. Niba hari ikibazo ufite ukaba wumva udashaka kukivuga, winagaragaza ibimenyetso by'uko hari ikibazo ufite. Mu gihe wagaragaje ibyo bimenyetso ukaba udashaka icyangiro, birumvikana ugomba kuvuga ko ufite ikibazo nyine ukabisobanura. Ariko niba udashaka kukivuga, ceceka, wikwirirwa unagaragaza ibimenyetso by'uko hari ikibazo gifite. Ikintu cya kane rero ni ikintu cyitwa kubeshya. Kenshi iyo umuntu azwiho kubeshya buriya cyangwa kubeshyira abandi, mwangiriza isura kandi bigatera abantu kutamwizera. Birumvikana icyo gihe abantu ntabwo bamufata nk'uwo kwiyegereza. Niba ushaka icyangiro muri bagenzi bawe, babeshye, kuko kubeshya buriya bigira n'igiciro, bigira n'ingaruka, kandi izo ngaruka ziza ari mbi birumvikana. Ikintu cya gatanu ni ikintu cyitwa ubujura cyangwa gukoresha ibintu by'abandi utabibasabye. Buriya kwiba cyangwa se gutwara iby'abandi, ugasanga wafashe ibintu by'abandi ntiwabisabye, wagira biterura ukagenda ukabikoresha mu nyungu zawe cyangwa se muri gahunda zawe utabanje kubisabira uburenganzira. Ibi bintu nabyo bikorohereza kugira icyangiro hagati yawe n'inshuti zawe. Ni byiza ko niba udashaka kugira icyangiro, ukwiriye kubireka, ariko niba ushaka kugira icyangiro hagati yawe na bagenzi bawe, ujye ufata ibyabo utabibasabye uzabibona. Icya gatandatu ni ikintu cyitwa kwigarurira ibiganiro cyangwa se kwiharira ibiganiro. Hari igihe usanga rimwe na rimwe mu mibanire y'abantu n'abandi hari umuntu cyangwa se abantu biharira ibiganiro iteka ryose, ukabona ntashaka cyangwa se ntatuma hari n'undi uvuga. Ibyo bintu byorohereza abantu kukwanga. Ni
niba ushaka icyangiro ntugatume bagenzi bawe bavuga. Iteka n'ujye uri kumwe nabo, ujye ubaca mu ijambo, barogoye ukomeze uvuge wenyine. Ibyo bizagufasha kugera ku cyangiro cyo wangwa na bagenzi bawe mu bantu. Ikintu cya karindwi ni ukugira ubuyobozi burengeje urugero, cyangwa se tubyite kuba umutegeka, kuba wumva ko ukwiriye gutegeka. Buriya gushaka kugenzura buri kintu cyangwa kubwira abandi icyo bagomba gukora byongera ikintu cyitwa kudakundwa. Mbese biba ari ukuremerera abantu, bikaba byatera abo bantu kutagukunda. Ni byiza ko ukwiriye kujya utanga inama yego n'ibitekerezo, ariko ukibuka ko abo ugira inama, abo ubwira icyo gukora, nabo bafite mu mutwe batekereza. Mbese ukumva ko wajya inama nabo. Naho niba ushaka kwangwa n'abantu, niba ushaka kwangwa n'inshuti, uzajya ubategeka, uzabona ingaruka zabyo. Si ngombwa ko iteka ryose ibintu uko bitekereza ariko bikwiriye kugenda, kuko we nturi Imana. Abantu badakora ibintu uko bitekereza baraba babyishe. Rero umutegeka, umuntu ushyira amategeko buri gihe ko abantu bagomba kuba ariyo bagenderaho, ibi bintu bishobora kumukururira icyangiro. Ikintu cya munani ni ikintu cyitwa kutemera icyaha cyangwa se inshingano. Gushinja abandi amakosa yawe cyangwa kwemera amakosa yawe bishobora gutera umujinya, cyangwa se kutemera amakosa yawe nicyo nshatse kuvuga. By'umwihariko mu matsinda y'abantu, uzabona muri sosiyete, mu kazi, mu mibereho y'abantu igiye itandukanye, hari abantu batajya bemera ikosa na rimwe. Ugasanga iteka ryose iyo habonetse ikintu kitagenze neza, umuntu ahita ashaka aho ahirikira bya bintu bitagenze neza. Impamvu ntageze kuri ibi ni uko kanaka yabigenje uko. Impamvu tutakoze ibi ni uko ntuzagomba kugira uko atabigenje uko. Ariko twebwe turabere. Twese birashoboka ko umuntu yakora ikosa, ariko si ngombwa ko iteka ryose uhora wikuraho icyaha ngo ugishakire abandi. Niba hari ibintu bagomba gukora bikaba byanze kuri umuntu, byemera, ariko uvuga ngo iteka ryose uzahora uhakana icyaha n'inshingano ugenda uzikuraho, ibi bizagutera icyangiro. Kuko birumvikana wazazamo kubeshyera bagenzi bawe, azazamo kubeshya, azazamo nyine amakosa menshi agiye atandukanye, kuko uri gushaka kwikuraho icyaha ukagishyira ku bandi. Niba icyaha cyabaye byanze bikunze kigomba kugira uwo kiba kiriho, cyangwa se umuntu kibazwa. Rero ubwo niba ari we cyari kiri ukakikuraho, birumvikana ugomba kugishyira ku wundi. Ibi ngibi bizagutera icyangiro muri sosiyete. Ikintu cya cyenda rero, ikintu cya cyenda ni uguca intege no kugaya buri gihe. Buriya umuntu ufata igihe kinini anegura abandi, avuga amagambo akomeretsa, abafata nabi, cyangwa se akagaya buri kimwe cyose, avuna umutima kandi byangiza isura ye. Niba umuntu iteka ryose ahora abona ikibi, ukabona nicyo ahora ashyize imbere, ibi ntabwo byamworohera kubana n'abantu, ahubwo bizamutandukanya nabo, kuko ahora abona ikintu kibi gusa. Buriya sinzi niba wenda ni ikibazo ngiye kubabaza, wenda muragenda munsubiza muri commentaire hasi, kuko haba harimo umwanya badusigiyemo kugira ngo utange comment. Buriya birashoboka ko wabana n'umuntu ukubwira nabi gusa. Urumva mu buzima bwawe witeguye kuba wakwakira umuntu uhora ukubwira nabi, nta na rimwe akubwira neza? Mu gihe hasi munsubize abantu bumva babasha kubyakira kubana n'umuntu babwira nabi gusa, baraza kutubwira. Ariko hari inkuru numvishe umupastori umwe wo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda yigeze kuvuga y'ukuntu ngo yigeze kujya muri salon de coiffure, agiye gukoresha imisatsi, agahura n'undi mugore, yamubona bari kumukora imisatsi, ngo akahita amubwira ati ati wa mubyeyi we cyangwa se wa mugore uryo yakoresheje muri ati ndabona uri mwiza cyane. Undi ababaye nk'useka bimutunguye, ahita amubwira ati my God, ni ukuseka? Ati guseka neza cyane. Ati undi aho kugira ngo akomeze guseka ahubwo ahita arira cyane, kwihangana biramunanira, ararira cyane, arize. Undi aramufata ukuboko aramubwira ati tugende hanze, amujyana mu modoka, aramaze ati niki kikuriza, ngo kugerageza kuyihutisha. Undi arangije aramubwira ati ikintu kiri kundiza ni uko maze imyaka myinshi nta muntu urambwira ko ndi mwiza, nta muntu urambwira ko nseka neza. Ndavuga ati byagenze gute? Ati nashatse umugabo tubana igihe cyose afite akantu k'agacomplexe d'inferiorité,
ahora anyereka ko ntacyo nshoboye, ntacyo ndicyo, ndi mubi, ntacyo nzigezaho, ntacyo nageraho, najya gukoresha imisazi akambwira ati n'undi se kutayikoresha ngo ube umuntu muzima, ati byageze aho binjyamo kugera ku rwego kumbwira ko ndi mwiza, byandenze numva naniwe kubyakira. Sinzi nawe turi kumva ingaruka cyangwa se umusaruro wo guca intege abantu no guhora tugaya buri gihe ikintu icyo ari cyo cyose tubonye. Byarangiye wa mugore nk'uko nabivugaga atabashije kwakira ko yari mwiza nk'uko yari abizi imbere, atabashije no kwakira ko hari icyo yari afite, ahubwo ashyira imbere mu mutima we amagambo yabwirwaga n'uwo mugabo babanaga. Rero guca intege no kugaya buri gihe bisenya umubano wawe n'abandi. Kandi buriya reka tujye tunabwizanya ukuri, umuntu uwo ari we wese wamushatseho ikibi wakibona, kandi n'umuntu uwo ari we wese wamushatseho icyiza wakibona. Ubwo bivuze ngo ubaye ushaka umubano wagakwiriye guha icyiza intebe, ukaba aricyo ushyira imbere. Ikibi kuko buri wese nawe akigira, ukirinda kugaya nyine ukagenda ukabyoroshya. Niba ari ukumuganiza ukamuganiza yego kugira ngo agikemure, ariko ukirinda kuba aricyo ushyira imbere cyane. Rero niba ushaka kutabana n'abandi neza, birumvikana uzabaca intege, ujye unahora ubagaya, bizagufasha gushwana nabo. Ikintu cya 10 ni ikintu cyitwa kuba umunyamujinya, cyangwa ukaba umuntu utagishaka gusabana n'abandi. Buriya umuntu muri ubu buzima tubamo cyangwa se muri isi tubamo ugira uburakari bukabije, ntagire kwihangana, agahora ashyamirana n'abantu rimwe na rimwe no ku tuntu duto, ibi bintu bimutera icyangiro. Abantu bashobora kumubonamo ingaruka mbi bakamusiga mu bwigunge. Wenda tugerageze dukoresha urugero, namwe mufite izindi, hari n'izindi mushobora kugenda muduhana muri comment hasi mukatubwira. Buriya umuntu utabasha kwihangana agahubuka kubera umujinya, uyu muntu ntago abantu bakunda kumwegereza. Nawe reba uri mu muhanda uri kumwe n'inshuti yawe, ubwo turi kuvuga ya nshuti yawe igira umujinya itihangana, mukaba mwajyanye ahantu, hagira umuntu ugana na mugenzi we ibyo adashaka, bakaba barakubutsa afashe nk'ikintu, niba mwari nko muri resitora afashe nk'icupa rikubise umuntu mu mutwe, uwo muntu ubwo urumva wakoroherwa no kubana nawe, cyangwa ahubwo ushobora kuba wafata umwanzuro wo kujya umugendera kure ngo nawe umunsi umwe atazahubuka akagukubita ikintu kimwe. N'ubwo icyo gihe ashobora no kugenda gutyo nawe mwaho muri kuganira wavuga icyo adashaka akaba arakuniza, akaza kwiregura nyuma akubwira ati sorry, umujinya wandushije imbaraga ndagukubita, ariko ntago byari bindimo cyane, unyihanganire. Ibi bintu bitera kutabana n'abandi neza. Iyo uri umunyamujinya ntubashe gukontorora amarangamutima yawe, ugire kwihangana, ntuhubuke. Kuko niba umuntu akantu gato kaba agatukana, induru zikavuga cyangwa se akarwana kubera akantu gatoya, ntawe inshuti yawe bivuze ko Umunyarwanda yavuze neza ngo iryo umuhini yototera isuka. Ubwo bivuze ngo abanje abo ngabo ariko azakurikizaho wowe. Niba witaga inshuti ye, nawe uzi ko umujinya umunsi umwe uzamufata ukahita agira icyo akwereka. Mbona no kuvuga urwo n'uruhande rwanjye mbogamiyeho, sinzi niba bose turi bubyumve kimwe. Ba bantu bavuga ngo bari muri fiancé ngo umwana igundi ngo hafi kumwica, ngo hanyuma ngo amusaba imbabazi nyuma ngo kubera ikosa yari yakoze. Niba umuntu atabasha kwihangana, abasore ubwo nibo ndi kubwira n'abakobwa cyane cyane, muri fiancé akakuniga akenda kugweza umwuka ngo ni ukubera ko ngo yaguhamagaye kuri telefone ugatinda kwitaba. Cunge neza, ushobora gusanga kwihangana umujinya we urusha imbaraga kwihangana ashobora kugira. Ikintu cya 11 rero ni ikintu cyitwa kwica amategeko cyangwa umuco wemewe. Kuba udashaka gukurikiza amategeko y'umuryango cyangwa se y'igihugu, nko kwitwara nabi mu ruhame cyangwa se gukora ibintu bihabanye n'indangagaciro zaho bishobora gutuma abandi bakubonamo isura mbi, bikaba byanagutera kugira icyangiro mu bantu. Kuko wenda dukoresha nk'urugero rworoshye, hari ibikorwa bimwe na bimwe uba usanga byemewe mu gihugu runaka, ariko ikindi gihugu ugasanga bitemewe. Bivuze ko nk'uko bavuga ngo ugiye ibisi byasazi azirya ari mbisi, kuko nyine abasanze nabo bazirya birumvikana. Ni byiza ko niba udashaka kugira icyangiro, umuco waho usanze ukwiriye kuwiga ukawitaho.
dutange urugero rworoshye abayisilamu benshi. Abayisilamu turabizi ko ingurube cyangwa se kurya ingurube ari haramu, ntabwo bajya bemera ibintu byo kurya ingurube. Hanyuma wowe wagerayo muri ibyo bihugu babamo cyangwa se ku musigiti ukabaga ingurube ukavuga uti njye nkunda ingurube, warangiza ukayirya. Ibyo bintu byaguteye icyangiro kuko wari ubizi ko ingurube kuri bo ntibayemera. Icya mbere ukoze ikosa ryo kuyizana, icya kabiri wongeyeho n'ikosa ryo kuyirya, kandi nabyo ubwabyo babyita ko ari ikosa rikomeye. Ni byiza ko rero amategeko cyangwa umuco w'ahantu uri nawo ugomba kuwitaho kugira ngo ubashe kubana n'abandi neza. Gutanga inyunganizi ni ngombwa. Hasi mwaduha muri comment uko nakomeje kugenda mbivuga, mukagenda mutwunganira. Imana ibahe umugisha.